ndagushimira cyane rwose mbere byose warakoze cyane bene gihugu narabubonye yego mu kazi naho bansubije mu kazi ahantu ushekeshe buraraje ntabwo yagenda gakeya kandi iby'ababyeyi ntibitinda nubwo yaba ari muri Amerika ntiwamenya uko aje nubwo yaba ahangaha ni imbaraga z'ababyeyi Sisi yes ni ibiki biri kunjyamo do bikira ibi ni ibiki biri kunjomba ko binjomba ntakijya mu bagore umeze neza muri ko nta kibazo umutware wawe nta kiguca inyuma mugani ni ka kenda k'imbere atubwiraga sinabibabwiye se hambura turebe Jesus harimo n'ihembe iti yanjye ikoreshwa n'amasengesho ndebera niba mwenda wawe w'imbere n'ukuri harimo n'ihembe hambura ndabikora ni ishyari iri ni ishyari harimo harekanijwe se amujijije iki abitewe n'iki harimo na rya karatu nizere ko umeze neza cyane abakunda ya TV show. Hari igihe umuntu aba ari mu rugo akumva bati abaganga bavura gakondo ese koko abo bantu babaho. Hari umukobwa wamamagaye arambwira ati ndifuza ko wazamfasha tukajyana ku muganga, hari umuntu wantumye arambwira ati ndashaka mvura. Ndavuga ndetse ibyo bintu birashoboka, nanjye nk'uko uri kubitekereza nanjye mbavuga ndetse ibyo bintu koko birashoboka. Hari igihe rero umuntu aguhamagara kumva uri interesa bati urako murabizi abaganga kugira ngo bagereho ntago yabyoroshye, ntago babyemera, nta nubwo bemera kamera, ariko ndavuga nti kugira ngo zabyereka abanyarwanda koko niba ari byo uwo mukobwa tuzajyane. Urumva muganga nta nubwo azi ko turi buze na kamera, azi ko ari buzane n'undi muntu, ntago babizi. Ndashaka ko rero uyu mukobwa wamamagaye ahantu yambwiye ndabona mpageze, yambwiye ngo nze ku dore nguri yandi ngo ndabona nguri yaraje, ndaza no kuza kumubaza impamvu ari ngiye yahamagaye. Yarambwiye ati ndifuza ko umfasha tukajya ku muganga. Tugiye kugenda turebe ukuntu bimeze. Abaganga ntabeshye nanjye rero ndabatinya. Bite? Umeze neza? Yego. Amakuru se? Wowe umeze neza? Nagutindije ihangane. Oya nta kibazo. Sasa aka kamikoro urakambara. Yego. Urakambara kugira ngo tuze kuza kugenda tuganira. Ntacyo bitwaye. Umbwire n'impamvu ari ngiye wahamagaye. Impamvu ze ni nyinshi sinzi ko ntabikubwira. Yego. Harya wambwiye ko amazina ari inde? Amazina yanjye ni Nadia. Nadia. Yes. Yego, tugiye kugenda rero ndimo kubivuga ukuntu ugiye kujya kunyereka umuganga. Bari abaganga urabizi ko batajya bemera ko umuntu azana kamera. Biba bigoranye ndabizi. Yego, ndagira ngo none unsobanurire buriya hari igihe ujya guhamagara umuntu ukamuhamagara hari impamvu. Yego nibyo kuko tugiye kujya kurira muganga, ariko se ni iyihe mpamvu yatumye umpamagara mu by'ukuri? Okay, mfite mukuru wanjye uba mu Bufaransa. Uwo muganga mwita akamuvura bari baramuroze. So yari yamuntumye rero ngo nje kumureba, mpamagare video call kugira ngo abashe kuba yamwereka ko baramuroze. Urabyizeye se ko biri bushoboke? Okay, amahirwe njye mfite ndemera ko bishoboka. Yego. None se wowe wamumenye uwo muganga? Ni umuntu wamundangiye. Baramukurangiye. Yego. Uravuga uti nanjye ngomba kugenda akadufasha. Yego niko byagenze. None se hari igihe rero umuntu ajya gukora ikintu urumva ntabwo bufite kuko umuganga yagiye guhura. Okay, n'ubwa mbere niko nabyita ko ari ubwa mbere kuko avura mukuru wanjye. Ariko n'ubwa mbere naba ngiye kugira neza aho we akorera. Yego. Ubu tuvugana tugiye guhura nawe? Yego, kandi birashoboka. None se kutamubwiye ko turi buze ubwo ni twagira ntari bubyane? Oya nta kibazo nabubwiye.
hari igihe umuntu agenda afite ubwoba ndumva afite ubwoba urumva ufite ubwoba rero bugamenye guha n'umuganga wa kinyarwanda. Okay, twese ntabwo ubwoba bwabura ariko turagerageza basi ko bishoboka. Turagerageza. None se wowe byibura hari n'undi munsi wigeze ujya kwivuza muri ubwo buryo? Oya, sibye mukuru wanje yagize icyo kibazo. Yego. Hari umuntu ushobora kumva ati se biriya bintu birashoboka ko bara nanjye nubwo turi kujyana ntabwo ndabyemera ko ibi bintu bishoboka kuko hari igihe umuntu akubwira ati ngiye mvura kinyarwanda, hari umuntu wandoze, hari baranyibye, mfite inyatsi, ibintu nk'ibyo byose. Umuntu akaba se ibyo bintu birashoboka. Nanjye rero ndi muri abo bantu nyine bidashobora ko nshobora guhita mbyemera ko bishoboka. Okay, nkanjye wenda wabyiboneye ko bishoboka, njye ndabizi neza cyane ko naho bitandukaniye n'ibyo bababwira. Yes. Abaganga bo barahari kandi benshi bavura, bafite imiti yose ya kinyarwanda ihagije. Ya kuko urugero nanjye narufatiye kuri mukuru wanjye bitewe n'uburyo yari ameze ariko ameze neza ariko rerwa. Ibyo bari baramuroze bisa nkaho byagabanutse. Harya wambwiye ko we aba hehe? Aba mu France. Aba mu France. Yego. Urumva ngo tugiye kugenda amuhamagare kuri video call, aramuvurira kuri video call. Ngenda mwihamagarira video call we amuvure amubwire n'ibyo agomba gukora kugira tumenye no wamuroze kuko ntabwo tumuzi. Arahita umbwira no wamuroze? Yego. Ako kanya turi kuri kamera? Yego. Birashoboka. Ibyo ntabwo abizi. Oya uraza kugeraho urabyemera ndabizi. Ku buryo amubwira ati runaka ni wakuroze? Cyane rwose, ahubwo niba na ngombwa turamusaba ko ari bumuhamagaza akaza. Uwo muntu wamuroza akaza aho ngaho? Yego. Oya. Ntabwo nabyemera. Birashoboka cyane ntabwo ndabyemera ariko bibonye kuko urumva niba koko uwo muntu yaramuroze amubona ati wenda byo ndaza kuza kubimubaza ariko se ntabwo ndi kubyemera. Nanjye ni nkuko nagusubiza umbejije nanjye narabibonyeho cyane narabyumvise nanjye nuko nagusubiza. Ariko turabyizera ko biri bushoboke. Harya kamamagare mvanare. Niki cyapa yakubwiye? Ya, ndakeka ari iki ngiki reka tumamagare twumve. Bisheje simukadi ya mbere kandi na metero ndabyibutse ko yatwaye. Tugiye kujya ko ndumva mfite ubwoba. Ndumva nagiye mfite ubwoba nubwo niyemeraga. Okay. Muhamagare mubwire ko twahageze. Tumamagare twumve. Allo? Yego. Meriwe neza. Wiriwe. Nagira mbabaze ko ari kuri cya cyapa mwari mwandangiye nahageze mwandangira igipangu neza niba gifite nimero nkareba. Mu cyapa ugarutse nyuma rutwesikariye urahabona? Ego. Ni ku gipangu kirejeho tuno twesikariye nta kibazo urahita winjira. Ego. Sawa murakoze. Yego. Uzingo twahageze. Twahageze mbwiye gusubira inyuma gato. Ngo kutwesikariye ari ku kibazo ndabona ari tubiri ariko turagerageza turatomboza hariho. Ubwo dusubiye inyuma ni turi hariya. Yego. Okay. Katugende. Let's go. Wamuhamagaye? Ya, twavuganye ariko yambwiye ko ari reka dukomange twumve nimba ari. Nahanga yakurangiye? Nashoboye kuba ari ariko. Cyose abantu barafungura noneho. Ngire komanga ashaka kuba. Iyo ni uje? I don't know. Simbizi, ndabona yafungaga atasubirayo sinzi. Mwiriwe. Meze neza se? Meze neza. Twari tubasuye. Twashakaga muganga uko twe twavuganye. Sinzi nimba twamubona. Muganga rero hari abantu yarari gufasha. Reka manze mubabarize niba ari buboneke. Ntabwo twaba twinjiye se niyo twaduhagaza ngo nta kibazo. Nta kibazo yinjire. Muganga yarambwiye ngo ni karibu nta kibazo abo yari gufasha.
arabarangirije. arahari Arahari. sawa sawa katugende ubu yari kuvura abana ariko no kubeshya mfite ubwoba nanjye ndumva mfite ubwoba muganga aratinyitse ko n'uba afite ubwoba yego twakinjira mwiriwe neza muganga muraho neza wihangane turabatumye twahageze rero kwa muganga n'uyu wambwiraga yego n'uyu bwa bwoba bwashize aya ntabwo ari cyane nanjye ndumva mfite ubwoba nkeneye kumenya ukuntu biri buze kuza kugenda muganga yambwiye ko rero yari afite ikibazo yakibwiye niyo mpamvu bampamagaye twari dufite ubwoba butari bwemere ko twinjire ku n'ubundi twamaze kuhagera ntabaza kigusobanurira Oya nta kibazo ataranakisobanurira kuba mwashyiraho kamera cyangwa se mwazana nk'abanyamakuru kuko ari yanantelefone kuko ibintu byanjye mbikora ku mugaragaro ndumva nta kibazo kuba mwaba muri kumwe ariko musanze nari ifite abandi bantu narindi gufasha baje kureba umuti ubwo rero reka banze mbasezerere kuko buri wese aba afite umwihariko we iyo abantu batizeranye mwese bakwemera ko uza kumbwira ikibazo cyawe ari ngombwa oya ntabwo bibaho reka rero mbanze mbaho umuti mbasezerere ubundi dutangirane nta kibazo nta kibazo mama wa murwayi wameze ati se urabona ari koroherwa nari nakubwiye ngo uze gutora umuti wari wasigaye hanyuma mugenzi wawe nawe nta kibazo ndumva yari yaguherekeje ibibazo bye ndumva byo byarakemutse na bwa butumwa wanyohereje narabubonye nta mutima mubi bo umuti wanjye rero ugendana n'amasengesho urumva uragenda uvuga uti uyu muti ni ikimera Imana yaremye uti Imana niherekeza uyu muti ukureho ibibi byose uriya murwayi uramuvuga mu izina rye ry'inyarwanda Uwiteka rero abaherekeze nta mwanzi kandi ubari inyuma ngo umuti uherekezwa n'amasengesho abantu barazi ko abantu bavura ikinyarwanda murakoze badasenga Uwiteka barinde sawa muga ngo amasengesho aherekeza uriya muti abantu bari bazi ko rero ahubwo abantu bavura kinyarwanda badasenga basenga za nyabingi turasenga hari ibyo bita nyabingi hari na nyabyishi ariko abo bose bari abakurambere kandi baturutse ku Mana njyewe mbere y'uko wenda tuza kujya ku bindi nagize amatsiko y'ibintu ndi kubona hano iriya ntebe irimo ihembe irimo icyatsi ubwo uraza kuza kubanza kunsobanurira impamvu utayicayemo ukaba wicaye hasi iriya ntebe nta muntu ujya uyicaramo iriya ntebe ni iy'abantu bita abakurambere abatubanjirije babandi twumva none se nyicayemo nabiki ni iyabo abantu iyo baje bicara ku mukeka cyangwa bakaba bakwicara no mu zindi ntebe ariko iyi ni ndakorwaho kuko ni igicumbi cy'abakurambere bicaramo aribo bangabiye umurimo uyu mwuga cyangwa se uyu murimo ni ingabire ni ingabirano ya gakondo ni gakondo yo mu muryango ni ukuvuga ngo umwana arabihabwa akabihabwa n'ababyeyi nk'uko n'ababyeyi baba barabihawe n'abandi bababanjirije cyangwa se bakomotseho rero kugira ngo tuze kuza kuganira wenda tuziranye wenda n'umuntu aze kuza kumenya muganinde y'umuganga turi kumwe uyu munsi nubwo ugiye gufasha uyu mukobwa ariko nanone tugomba nyine kumenya umuganga tugiye kuba tuganira tunamenye ibyo agiye kumufasha koko niba biri bushoboke ko nakubeshye ntabwo ndabyemera ko biri bushoboke njye nitwa Muganga Cyambarantama niryo zina ry'abakurambere Cyambarantama ntabwo umukobwa rero nakubwire rero ikibazo afite twumve niba ugikemura ubundi tureke nawe ukomeza akandi kazi
uyu mukobwa ngira ngo yambwira ni wowe wa muntu uri mu Bufaransa yego ndi murumuna we uri murumuna we yego yari yambwiye ko afite ikibazo cyo kutabona akazi akirukanwa, byarakemutse? ntabwo njye ndabimenya neza ko nagaransobanurira, gusa yari yambwiye ngo mbanze nze tuvugane njye nawe muhamagare video call akubwira ikindi kibazo yaba afite kugira ngo byose ubikemurire hamwe. Sinzi nimba bishoboka ko twaza kumuhamagara ntacyo bitwaye nk'umuntu nafashije. yego kandi ngira ngo ibisabwa yarabimpaye, kuko iyo ugira ngo ugire icyo ubona ugira n'icyo utanga. yego ngira ngo ntacyo mushinja, ntacyo atakoze. Mbese muga umuntu ashobora kuba yaba atari kumwe na atari hafi cyangwa se ataje kukureba bigashoboka ko wamuvura? Birashoboka cyane, umpaye nk'amazina ukampa n'ifoto yawe kuri WhatsApp, hanyuma nubwo waba uri muri Amerika, nubwo waba uri hehe, uramuvura? Ndamuvura nkoresheje ifoto. Bivuze ngo nakwa ukuntu ukunda umukobwa nkaza nkakwereka nk'ifoto. Umva ibyo ni ibintu uje kakwereka ifoto y'umukobwa nkati namukunze, naramukunze kandi yaranyanze. Ni ukuvuga ngo ukampa n'amazina yawe n'ayiwe nako kanya upfa kuba watanze ibyo usabwa, nanjye nkakukorera igikorwa. yego yarimo guhamagara mukuru we rero, ntabwo sinzi niba yamaze kubona. katurebe kayifata nta kibazo. Ntabwo arayifata. yego Nise muga wenda mu ncamake yego uvurisha iki? Ibi bintu biri hano byose nyine bivura bite? Ko ndabona ari ibintu byinshi. Ndabona yewe mvurisha imiti ya kinyarwanda gakondo, ibi byatsi. kandi no mu mahugurwa baduhora tubwira bati muvurisha ibyatsi, muvurisha amazi, muvurisha ibikoko, ariko muzirinde guca indasabo. amakuru ni meza. kubera iki? Ntabwo byemewe buriya. ariko ibyatsi biremewe, iki gishobora kugira umumaro. Kwa muganga nageze nibwo nyagera nabonanye na muganga, yarambwiye ko naguhamagara mukavugana. yego mume tuvugane. Amahoro mahoro muga. Mumeze mute? turaho n'akazi kenshi. ariko ngira ngo byarakemutse iby'akazi. Wari wambwiye uti ndi kubura akazi, kwirukanwa, ubwenegihugu nabwo warabubonye. Nagushimira cyane rwose, byose warakoze cyane. Ubwenegihugu narabubonye. Yego. Mu kazi naho bansubije mu kazi, ntabwo babaye bakinyirukanye. Yego. Meze neza rwose, ndagushimira, warakoze cyane. None ibyo wasabwaga warabikoze, nanjye kandi ngira ngo igikorwa naragikoze. Hello? nta kijya mu bagore, umeze neza mu rugo nta kibazo. Umutware wawe nta kiguca inyuma? Byarakemutse. nta kibikora pe. None washakaga neza, yaratuje, ari mu rugo aritonze rwose. none washakaga umuntu wari wagukorera biriya bintu ko namugaragaza, wari watumye gute? niyo mpamvu nohereje umwana wanjye rwose, ndashaka umuntu wari wakora ibyo bintu amurebe, amumenye, nanjye murebe. niyo mpamvu nashyize kuri telefone kuri call ufiteho. Ndaje mbigukoreye kuko urabizi ko nta kijya kinanirana, kandi Imana yaraduhaye ubutware n'ububasha, kandi uzi yuko n'abakurambere baba baratugabiye ingabirano zishoboka. Ndaje mbigukorere, niyo mpamvu bari batumiye abanyamakuru se ngo bigaragare. ahubwo murumuna wanjye asigaye azi ubwenge cyane rwose, namukunze. sinzi akantu nzamuzanira kazamushimisha. Ndaje mugushikire, wari wabiguteje, menye n'impamvu n'igituma. hano mu Bufaransa rwose hari abandi bantu n'ubinkorera nzakoherereza rwose, abagera nko kuri 3 b'abamama bagenzi banjye nabo bafite ikibazo. Bafite ikibazo? yego.
Okay, reka ntangire rero ndaje kandi arahita agaragara kandi urabibona humura. Ibyanjye ntibitinda ngira ngo urabizi. Unsubije uwo murumuna wanjye mubwire gatoya. Urakoze cyane muvandimwe. Numva ngo uriya muntu wamuroze arahita aza hano. Okay, arahita aza. Karame. Ntabwo nabyo urebera se. Ndakeka abantu babiri. Ndakeka arahita aza hano. Ego. Arahita aza. cyangwa ntakiri. Ntabwo nabyemera. Ndabyemera ko mbibonye. Umenye uwo muntu wari we. Yego bagiye kubikora ntabwo tubugukupe mpaka tumubonye kuri video call. Two ni uduki. Izi ni inzuzi z'abakurambere. Ni inzuzi. Twe dukorera mu nzuzi ntabwo dukoresha amagini. Bya kinyarwanda nyine tugakorera no mu masaka cyangwa igikenyeri tukareba. Urakeye kandi muri abo bose. Ambwiye ngo hagati ya Margarita ngo nimba ari na Jeanette hagati ya ngo y'abo bantu babiri. Reka ndebe. Dore ndiyibire mu murama numburukira mu murinzi ntangura umushi n'umushikazi beryo kuri Rusizi babyese bo ku Rusenga bakose cyane cyamira abanyamandwa y'inkoramo. Mushike uyu muntu wahemukiye. Ese ko ndeba yamurogeye ku ihembe akamurogera akamutwara n'umwenda w'imbere akiri naha. Kandi nkaba ndeba yaramurogeye no mu ikara agira ngo azahambishwe ikara. Ari nacyo cyamutezaga iriya nyatsi yo kubura akazi. Wino ugaragare. Daje mushike. Karibu babyeyi Sumba wabandi ya Gisaka Migongo. Karibu. Wino wahemukiye umuvandimwe ari umunyarwanda. Karibu. Kandi dore umutungo wa mbere ni abantu ugahemuke. Wino ugaragare bakubone. Dore ni mugo gutarengwa. Murenga. Uyu ni umuhururuze amahanga kubona. Isi koti. Ugaragare. Karibu. None se muga. Byose nk'igihe kingana iki kuba ageze hano. Nakubwiye ngo izi ni imbaraga z'ababyeyi zibikora ariko ntabwo bitinda. Ntabwo ari byo bikora. Birambirwa rero. Oya kuko nsyo naje gushaka nta kibazo ndategereza. Ishira. Ndimo ndamubona ari kuza. Ari kwiruka cyangwa ari kugenda gake? Namushekeshe buraraje ntabwo yagenda gakeya kandi iby'ababyeyi ntibitinda. Nubwo yaba ari muri Amerika ntiwamenye uko aje. Nubwo yaba ari hehe. Ubwo sare muri imbaraga z'umwuka. Ubwo sare muri Amerika itagira hano. Ariko guzi imbaraga ababyeyi baba bafite. Nakubwiye ngo dutegereze turebe icyo birambirwa. Bigira amatsiko. Ngende mfite amatsiko. Ibyacu ntibitinda. So gusa nanje ndumva sinzi. Was it? Yes. Turacyategereje sister nagarazi. Mego bari badaye umwanya muto. Karibu babyeyi Sumba wabandi ya Gisaka Migongo. Kamucani. Ese muga ibyo niri gukora byitangutse. Ahangaha ni imbaraga z'ababyeyi. Oya. Sisi. Oh yes. Ni ibiki biri kunjyamo Do bikira ibi ni ibiki biri kunjomba ko binjomba Vuga n'uyu. Sinababwiye ntabwo bitinda iby'ababyeyi. oya ntabwo mpari. Sisi do ko binjomba ko bigiyemo neza we. Bigiyemo. Tuza.
tuza Mugano wise none se muga sinakubwiye ko bidatinda oya urabona umuzi sisi ni dative tuza ndamubona rwose dati buri yangiraga byuka bintu sobanura reka tumusabe dusobanurire basi cyabimuteye dusobanurire icyo kintu ufite icanesi tuza muga mutubareze mugazi ko bya bintu bya bikora iki ni iki ufite hambura turebe iki ni igiki ni ikariso mugani ya ka kenda k'imbere atubwiraga sinabibabwiye se hambura turebe Jesus harimo n'ihembe imiti yanjye ikoreshwa n'amasengesho ndebera niba mwenda wawe w'imbere ni ukuri harimo n'ihembe yanjye shaho ndayireba hambura ndabikora ni ishyari iri ni ishyari harimo harekanijwe se amujijije iki abitewe n'iki harimo na rya kara batubwiraga arakundwa afite imitungo byose kubera icyo ugira ishyari se ko ntacyo mfite niyo mpamvu wamuroze none se ubu ngubu wabikwitura ariko twebwe ntabwo tujya duhemuka ntabwo ari njye ubu se wari uzi yuko ni ishyari murambabarira byashoboka ni ishyari ibyanjye nabitaye ako kenda k'imbere se kibaga ntabwo wongera kubijyana re sisi kare ni rya kara n'ihembe nta mwenda wawe w'imbere ahubwo nawubonye umwenda wanjye disi nawubonye mana yanjye we sisi turamukore muga ibyo ni ibyo ukoze wowe kizeho umuti kugira ngo nimba hari ibyo yashyizemo bindi tudahumana ugomba gushyiramo umuti iri hembe se warikuye wari kuhesha sisi reka bari mfate video yose basi ndaza kuyiguha ibyanyu ntimubibonye se icyo mushinja mbese ubu birarangiye yakize ubu yakize icyaburaga ni iki yarakize n'ubundi ahubwo icyo yashakaga yagira ngo mugaragarize wari waramuhemukiye wari waramuzengereje kubera icyo yahemukiye mukuru wanjye byatewe n'iki ni ishyari kubera icyo ugira ishyari se ko ntacyo mfite ubu se wakwitura ibyo wadukoreye murambabarira ko ntabwo namwanga ko ari inshuti bikabije mwari inshuti bikabije wifuza mwari inshuti warangiza ukamuhemukira bigeze ahangaha kugeraho ishyari ntikabura nubwo ari inshuti yawe ariko wumvaga wabonye ko imbaraga zirutana kabura nabibonye wabibonye uzongera gukora icyaha ukundi oya ndasaba imbabazi n'uwo nabigiriye mbabariye ntabwo uzongera ngaho ugenda ubwa mbere rubikoze amahoro rero ni ubwa mbere rubikoze ariko ntuzabyongere urabona hari inyungu byakumariye n'ababyeyi bakubabare oya ntacyo urabona hari icyo bungutse se oya ndagaragaye uzajya ugenda utanga ubuhamya ko n'abandi bose bahemuka ndagaragaye si bizasubira nzajya mbwira abahemuka ko bagomba kwirengera uwiteka nahuye n'amasengesho umugani we ufite uburenganzira noneho n'ijambo rya nyuma njye mukuru wanjye yamubabariye natwe nakubwiye yuko imiti yanjye iherekezwa n'amasengesho yego ni ukuvuga ngo ntabwo tujya duhemuka niyo waba wariciwe n'ubwo waragize gute kuva aje gusaba imbabazi kandi ukaba icyo washaka ukibonye unakimumenyesheje n'abandi bibabera akabarore kandi ushobora kunkenera nawe ufite ikibazo ngira ngo nabaha nimero zanjye uraziduha ahubwo ndagira ngo mbanze nkubaze ubundi kugira ngo umuntu avurwe akire nk'uko n'ubundi yabituye kuri telefone hari ibyo yakize ariko se ubundi muganga we ubu ngubu uvura iki n'iki bo
ari umukobwa ujya gushaka nk'umugabo wenda yateguraga ubukwe bakabwica mu muryango, abo ndabavura. Yarabuze umugabo, yarabuze urubyaro urutanga akajya nko kwa muganga bagasanga intanga ni nzima, yaba ari umugabo bagasanga ni muzima nta kibazo afite, n'umugore ari muzima atarengeje igihe cyo kubyara, afite imyaka yo kuba yabyara, agomba kuza nkamuha umuti, hanyuma akenshi biba byaratewe no mu miryango yabo, burya ngo utakuzi nta kubara, ugasanga nyine icyo kibazo kiri aho, ibyo ndabivura nkamuha umuti akaba yakira. Ikintu ntavura ni sida. Sida ntabwo ivura? Oya. Imitezi wapi, ariko ibigendanye na kinyarwanda gakondo, biriya abantu by'inyatsi by'umuntu wakwiba, wenda bakwibye nk'ikintu ngomba kukigaruza. Ubu umuntu anyibye amafaranga none aha nkaza nkakubwira ukampa amazina yawe ukampa n'ifoto, si ngombwa ngo naze, ntabwo ari ngombwa ngo naze kundeba, ngomba kuguha nimero ukampamagara, waba uri hehe ukampa nimero yawe ukampa n'amafoto, noneho n'amazina, ibyo ngibyo uhita mbikora live. Uhita ubikora? Ifoto ibihagije ko wanyoherereza. Hari abantu bibwira ko ibintu bidakora. None se ntiwirebeye, ntimwari muri kurambirwa muri gupinga n'iki, ibyanjye bikorwa bizava ako kanya. Twari dufite ubwoba kutari bwemere ko dushyiraho kamera. Oya, umuntu rero ugira ubwoba keretse yakora ibintu byo gupfundikanya. Jewe akarere karanzi, igihugu kiranzi, kiranyizera, mbafite ibyangombwa. Ubu ufite ibyangombwa byo gukora? Cyangombwa kimara umwaka, cyamara umwaka bakaguha ikindi. Uzasanga afite icyangombwa cyarengeje umwaka, nta kindi yagiye gusaba, baba bamuziho ikibazo cy'uko agenda abeshya. Ariko umuntu naza kukuvura muri uyu mwaka ugasanga icyangombwa kirahura n'uwo mwaka, burya biba byizewe. Birabyizewe. Hari aho ugeze uvuga ngo icyo udakoresha ngo ni indasago? Indasago kubera iki utazikoresha? Buriya kenshi ushobora kurasaga umuntu, yenda ugasanga ukoresheje nk'urwembe, yenda rw'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi afite n'iyo sida, ariko si ngombwa cyane rwose. Njye nkoresha umuti, nkoresha imiti, nkoresha imbaraga z'abakurambere nk'uko rero basigiye umwuga. Iyo miti yo iva hehe? Iyi miti ushobora no kurota nijoro bakambwira ati genda wahuriye umuti n'uyu bakanyereka mu nzozi mwerekwa, uravura umuntu gutya na gutya, kandi nabikora bigahura. Ni ibimera, tuvurisha ibimera byo mu gihugu cyacu, cyangwa se niyo yava no hanze bibaye ngombwa dushobora no kuyitumiza. N'ibishoro, niyo mpamvu utabonye icyo utanga ntabwo wabona ikinjira. Kugira ngo uvure umuntu bimusaba iki? Bimusaba kugira ibyo atanga, nanjye nkagira ibyo mukorera. Nuvuga ngo ibyo atanga n'ibyo umukora, ibyo atanga n'amafaranga. Ntacyo ngaho utanga nimero nk'umuntu washaka kuba yagira ngo umuvure, kuko nari mfite ubwoba, mbonye araje, mbonye n'imyenda afite, dore harimo ihembe, harimo ikaramu nk'uko twabibabwiye, umwenda w'imbere. Ariko mugomba barire rwose ibintu bisigaye ahantu ushaka ahantu bishugunya, kuko mukuru wanjye yarageze kure. Wabigwa se ukabijyana? Akabijyana? Gusa namenya mbibika he, namenya mbibika gute? Ugomba kugenda ukabishyira hari iwanyu, kuko ugasubirana ibyawe. Si ngombwa ngo mbibike, igikorwa nagaragaje kandi n'umuntu nagize. Wanateyemo n'umuti? Nateyemo n'umuti, humura ntacyo bitwara. Si by'umuvandimwe wawe se? Nta kibazo, basi ndabicura, ariko mvuga mfite ubwoba. Wowe gira ikibazo, nta bwoba. Wageze kwa muganga nta bwoba buba buhari. Nta kibazo. N'umuntu uri hanze aguhereza ifoto kuri WhatsApp? Ashobora kohereza ifoto kuri WhatsApp, nta ngorane, akohereza n'amazina.
iyo ngiyo uduhaye ni iya watsapu ni iyo guhamagara bisanzwe ni iya watsapu. iyo nimero ni iya watsapu. aha rero ibyo washaka kubikoza. mwakoze kuza ndabashimiye ibyo twari tuje mubonye ko bikunze kandi ndamushimira cyane namwe mbashimira kuba mwamara umwanya wanyu mukuru wanjye akaba yarakize ameze neza iwanyu ntanishimye. sawa Uwiteka aguhe umugisha. Yego kandi kandi Imana ibaherekeze. Yego namwe. Mugabo wakoze ariko ndaza kuza kugira ngo ubanze usobanurire akantu ku kandi utu tuntu ufite hano imbere wenda kameramani wanjye aze kuza kudufata ubwire ngo akagakora iki wabuze umugabo umukoresha uyu muti wenda bike byihuse wenda sinaba ngiye kumena ibanga. oya si ibanga ariko byibura umbwira uti utwibanze ni utu ngutu ntumena ibanga ariko nyine utubwire uduke mu byo dukora. wenda ushaka kudufatira nk'utuntu nka dutatu bati nk'utu dukora ibi. nta ngorane. nk'icyo cyatsi gikora iki? iki cyatsi bacyita mugogo utarengwa. umugogo utarengwa. kivura ibintu byinshi. ushobora no kuba wenda ufite nk'ikibazo cyo kuba wibwa wagishyira ahantu baza kukwiba ntihagire umuntu uharenga bitewe n'uko mba nabihamuye ku ijambo mba narasigiwe n'abakuru ku buryo yaza kukwiba ntaharenge. iki nacyo hari uburyo tugikoresha umuntu ufite nk'inyatsi ikamuvaho ugasanga abantu baraza bamushaka akabona ku butunzi. uru ruhu n'urw'iki? uru ruhu ruvura imyuka mibi ushobora kurukunukirizaho gutya akotsi n'acanye gutya hanyuma ibikurimo bikakuvamo bigasubira iyo byavuye. imiti ibintu birakaze kabisa. naho iriya hembe riri mu ntebe ya hembe ni igicumbi cy'abakuru. ni mu cya gicumbi cy'abakuru. niyo baba bicaye buriya ntabwo nemerewe kuyicaramo. uyicayemo byagenda bite? oya ntabwo ari yanjye ubwo nabasuzuguye abangamiye. kandi bajya bavuga ngo nyamwanga iyo byavuye yanze uwamuhaye inka. rero ngomba kubyubahiriza nkagendera kuri nababwiye ko atari byo bikora ziriya mbaraga z'abangabiye z'ababyeyi bagaba bakaganza. yego wakoze cyane rero ngaho harya uwambwiye ko amazina ari nde? nitwa Cyambarantama. Cyambarantama. iryo zina ryari kurifata. Cyambarantama. niyo ngo tuvuye gusura Cyambarantama adusobanurira byinshi mwabonye ko yazanye n'umuntu waroze mukuru w'uyu mukobwa. ntabwo nabyemeraga numvaga bitari bushoboke ariko ubu ndabyiboneye. ntekereza ko wenda abantu bazakenera ko bavura bazaguhamagara. wakoze cyane no kutwerekera rero no kwemera ko tugusura kandi uri no mu kazi. nta kibazo. n'ubundi ngiye kwakira n'abandi niko kazi kanjye niko nkora. ubu hagiye kuza n'abandi. telefone yanjye ntabwo ijya ivaho n'ubu hari abo nakomeje gukupa kugira ngo ariko reka ngire mbafashe. sawa mwakoze rero reka natwe tubashimira abakurikiranye ikiganiro. ubwo ntekereza ko aho muri hatandukanye aho muri muze kuzakukira muratubwira. hari abashaka kuba bafite ibintu n'ubundi bibazo ubwo bazamuhamagara n'ubundi abafashe nk'uko bisanzwe nk'uko n'ubundi yafashije abandi nk'uko twasanze hano hari abari bahari natwe turagiye haje abandi ubwo nawe ushobora kuzaza akagufasha nta kibazo. mwakoze cyane. Uwiteka barinde kandi ababyeyi baherekeze nta mwanzi ubari inyuma. nta mwanzi uturi inyuma. urakoze cyane. sawa nawe ugenda amahoro bakubabariye. Murakoze. Imana ibahe umugisha.